Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mendi Mind TV aho muherereye hose ku isi, aho bukeye tubahaye mwaramutse, aho bwije namwe tubahaye mwiriwe, tubifuriza n'amahoro ya Nyagasani. Turasuhuza bene wacu bose bumva ururimi rwacu, abanyarwanda n'abarundi, abahana bahangaza, bene wacu bahari Masisi, abanyamasisi, abanyejomba, abanyabwisha, ndetse tutibagiwe n'abahema baha mu Bugande, ndetse na hariya muri Ituri ubushize twabonanye na bene wacu badukurikirana cyane kandi bumva uru rurimi rwacu. Rero mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Ni bya Mungu Etienne kuva kuri Mendi Mind TV. Ariko iki kiganiro ntabwo ngirimo nje nyine, ndi kumwe na mugenzi wanje nkunda abantu Eric wo kuri Jonathan TV Show. Jonathan TV Show ni television nshasha. Tunabahaye ikaze mwe mutarayisura, ni mujye hariya muri YouTube mwandikemo Jonathan TV Show. Muzakurikirana ibiganiro byinshi bitandukanye, aho cyane cyane yibanda ku ijambo ry'Imana. Ariko kandi mwebwe mutarakora subscribe, numugende mukande hariya hatukura kugira ngo ibiganiro byose bica kuri Jonathan TV Show bizayibagereraho igihe. Rero turi kumwe n'umutumirwa mubona imbere yanyu. Reka tuze gutangira ikiganiro nyirizina, atwibwira kandi uze kwivuga mu Kinyamurenge kugira ngo abadukurikirana baba abanyamurenge, abanyarwanda n'abarundi n'undi wari we wese wumva runo rurimi turi kuvuga aze kumenya uyu muntu ni muntu ki. Karibu cyane. Murakoze cyane abanyamakuru. Ndabashimiye. Njyewe ubicaye imbere nitwa Nzirimo Emmanuel. Nkaba ndi umunyamurenge. Data yarapfuye yitwaga Amoni Mutabazi. Nuwase Mubuti Aroni iwo niwe se niwe sogokuru mbyara. Ni Aroni se Mubuti ubyara data, I mean. Nkaba nubatse, mfite urugo, mfite umuryango, mfite umudamu n'abana. Murakoze cyane. Ukabumwishwa wabaki kuriya umuntu ni munini. Umuntu ni mugari. Nkaba n'umwishwa abanyabyinshi. Abanyabyinshi babakabu cyangwa se abasambi. Sogokuru ubyara mama ni umusaza witwa Mberege, Petero Mberege. Umusaza benshi bazi cyane, abanyabyura cyane. Abantu babaye byura, umuvandimwe wa sogokuru yitwaga Mugangananiya. Baramuzi Mugangananiya wigasanga uwo ni uvuka na sogokuru ubyara mama. Uwo ni umuvandimwe wa sogokuru ubyara mama, ariko ndumwishwa abanyabyinshi. Hanyuma muri gakondo mu gihugu cyatubyaye, iwanyu hari he? Mu gihugu cyatubyaye, anjewe mvuka navuke muri province ya Katanga. Aho bita Zabyura. Yari ndango muri yari Surejo, yari Kalemi. No kuvuga ngo twabaga Zabyura, aho niho navukiye. Ariko novuga ko iwacu kwivuko iwabo w'abanyamurenge ni Murenge, ni mu Minembwe. Byura narahavukiye ariko nahamaze igihe gitoya, igihe kinini cyane, imyaka yanje myinshi, aho nabaye ni mu Minembwe. Mu Minembwe wayibayemo nyuma yaho Byura isenyutse? Yego. Yego. None Nzirimo, tuguhaye ikaze rero kuri izi televiziyo zombi, Mendi Mind TV ndetse na Jonathan TV Show. Ariko byenda mbere yuko tuza kwinjira mu kiganiro nyirizina, nifuzaga ko wadusangiza ubuhamya bwawe muri Byura, intambara yabaye ungana gute, benshi bahasize ubuzima, wewe waba wararokotse mu buhe buryo? Urakoze cyane munyamakuru. Ubuhamya bwanje novuga kubijyanye n'ico kibazo ubajije. Nje navuke muri Byura nkuko nabivuze. Ndahakurira ngeza nk'imyaka igera nko ku 10. Ariho ndi nyuma yabwo intambara iraba. Intambara yo muri 98. Iyo ntambara yari sankaho ari intambara ije igwanya ubwoko bwacu. Noneho ngo irangize iyo ntambara, icyakozwe niki nuko leta deployinze ingabo, abasirikari badeployinga mu mihana itandukanye y'abanyamurenge. Ari strategy cyangwa se ari mbinu yo kugira ngo bazaze gufata abanyamurenge bose bafungwe. Noneho leta ibasha kudeployinga ingabo mu mihana y'abanyamurenge mu maka, ishiramwe amaka y'abasirikari. Noneho bukeye bwaho munsi ushitse, leta yari yapanze kuba yafata abanyamurenge. Ico gihe baproklama yuko umunyamurenge wese ahantu atuye yafatwa akicwa, ngo barangize noneho baza gufata abantu abanyamurenge bari atuye muri Zabyura. Reka tunabibutse iyo leta turi kuvuga ko ari ya Kabila.
muze yego noneho mu rugo mwacu cyangwa se mu nzu yacu turi abantu umuryango w'abantu 8 ni ukuvuga ngo abana 6 n'ababyeyi 2 batubyara data na mama hari hafashwemo abantu bagera kuri 5 nibo bari bafunzwe bose 3 barimo njyewe nitwe twari twasigaye noneho turahunga tuja mu bihuru uko tubivuga cyangwa se mu kindi kinyarwanda novuga ko twagiye mu ishamba mu bibira aho twari twahungiye mwari mwahungiye kugira ngo byenda abahazi bahita bamenya byenda ndetse n'umuhana wagusa n'umuhana mwari mutuyemo kugira ngo abanyabyura baza gukurikirana iki kiganiro bazahita bamenya exactement zirimo yaratuye hagana no kuvuga ngo twe muri byo twari dutuye mu muhana witwa Ikizingo twari dutuye Ikizingo kugwa 7 niho twari dutuye icyo gihe intambara ibaye rero nibwo umuhano wo kugwa 7 wari urimo y'abasirikari nibwo abantu batangiye gufatwa noneho njewe amahirwe nagize nuko nari mu biraro nukuvuga ngo nari mu biraro narasuhuye n'inka noneho amakuru twanamenye yuko abantu bafashwe ari uko abantu bari baje kugemura bari baje kugemura amata bayakura mu biraro bajana imuhira bagiye ngo bagere mu nzira bahura n'abantu barimo guhunga noneho tuza kubwirwa amakuru n'abantu n'ubundi bavuye mu mihana batorotse bacitse yuko abantu bafashwe abantu bafunzwe nza kumenya kuko mu rugo natwe benshi bo mu rugo abavandimwe cyangwa se n'umubyeyi wanje mama yafunzwe hari hasigaye njyewe nari narokotse na mukuru wanje witwa Ngoboka na data itwe nitwe twasigaye mu nzu naho abandi bose undi muryango w'abantu 5 bose bari bafashwe urumva byari ibintu bibabaje cyane harya mu muhana w'iwanyu sinzi nimba nk'abitabye Imana ushobora kwibuka mu muhana w'iwacu ndibuka yuko hari abamama 5 bari bavuye mu mirima barimo banyanzobe barimo umugabo w'abanyabyinshi witwa Munyamahoro umugore wiwe yaravuye mu mirima harimo umugore wa Celestin nawe n'umugabo w'abanyabyinshi anibuke nawe bari bafashwe ari abamama 5 bashigwa mu cyobo kimwe ndetse babarasira muri uwo mwobo babarasa amasasu menshi babasiga muri uwo mwobo bazi kuko babarangije ngo barangize baragenda abasirikare barahava nyuma yabwo abantu igihe baje kubohoza abantu nibwo twagiye dushaka tugera kuri icyo cyobo dusanga uwo mumama umwe muka Celestin niwe wasigaye umwe wenyine no kwa ngo yari nyina w'abakabushoshi yari muka Celestin uwo niwe twaje gusanga muri rwagobo rw'abantu 5 bane barapfuye nubwo ntibutse amazina yabo bose harimo muka Munyamahoro akaba muka Celestin harimo n'abandi 3 basanga 2 gusa muka Celestin abantu bagiye gushaka basanga aho muri uwo gobi we baramurasha ariko atarapfuye noneho baza kumurokora bamukuramo aravugwa arakira n'ubarca arahari ariko abandi 4 bose barahapfira ariko muri famille yacu kaka uzara data yari umusirikari yakoze igisirikari cya Kongo noneho icyo gihe abasirikari bari mu muhana w'iwacu baza kumenya yuko data yari umusirikari icyo gihe yari iwacu mu Kibari noneho bamumenye kuko ari umusirikari baza noneho gufata abantu icyo gihe bababoshe kubera ko mukaka yari nyina w'umusirikari bagenda bamukubita cyane bamujanye kumufunga nyuma yabwo igihe babohoje abantu kaka kubera izo nkoni n'imvune nyinshi yagize aza gufungurwa ariko ahekera bamushira mu muhana wo kumuramza ngo arangiza aza kwapfira hasibye umunsi umwe yafungujwe cyangwa se yabohojwe bitewe n'inkoni nyinshi yari yakubiswe aza gupfa no ngo twatakaje mukaka muri famille habe nubwo nabo bandi narevuze 4 baje gupfira muri cyo cyo ariko nanje mu muryango wacu wo kakubyara data umukobwa nawe w'abanyabyinshi umukobwa wa Byambu nawe niho yapfiriye kugira ngo byenda kino tuze kukivaho na mugenzi wanjye gire ibibazo za kubaza hanyuma we wavuze ko umunsi bafata abantu bari mu biraro yego mu biraro aho wari uriho byagenze gute kugira ngo byenda kuko hari abantu benshi bagiye bafatwa mu biraro bitandukanye hari abenshi bagiye bahasiga ubuzima wowe aho wari mu biraro nahagana he ho mwaba mwararokotse mu buhe buri ndaza kushobora kwibagirwa hari
mu biraro izina nyirizina ry'aho twari turi ariko twari mu biraro mu rwako rwa karindwi hari aho twasuriye sinibuka izina ryaho neza niyo twari turi uko byaje kugenda twebwe ntabwo abo baduhigaga bahageze ntabwo babashe kuhagera ariko twaje kumenya amakuru y'uko hari ibindi biraro byinshi ndetse abungeri barimo bataha noneho bagahura n'icyo gitero batazi uko imihana yasenyutse benshi baricwa ariko uruhande twari dusuriyemo inka ntawe wahapfiriye yuko icyo gitero ntabwo cyahageze ariko hari abungeri benshi bapfuye bahuye n'icyo gitero cy'abo bantu cyarimo giduhiga benshi bahasiga ubuzima. Reka twihanganishije abantu bose bagiye bahura n'ibyo bibazo ariko se urebye neza muri ibyo bibazo mwagiye muhura nabyo urebye ni iyihe mpamvu ni ibibazo byagiye biba kenshi cyane mu bwoko tuzira ibyo tutazi twitwa abo tutazi urebye ni iyihe mpamvu? Impamvu yo kwicwa kw'abanyamurenge ni politike mbi ibiri mu gihugu niko novuga yuko urumva kuvuga ngo mu gihugu habeho segregation cyangwa se kujojora abantu gushingiye kuko basa uko baremwe yego ni ikintu kitari cyiza novuga kuko ni politike mbi iri mu gihugu nta kindi umunyamurenge azira uko yaremwe azira uko asa nta yindi mpamvu nimwe ituma umunyamurenge yicwa muri Kongo ni leta mbi yari ihari cyangwa se n'abandi nabo barimo gupfa n'uyu munsi nuko harimo politike mbi harimo governance mbi hari amatwara mabi n'abantu baba bafite ivangura rishingiye ku ruhu cyangwa se kuko umuntu yaremwe icyo kintu ni ikintu kitari cyiza ni siyasa mbi iri mu bayobozi biri mu bayobozi tutobasha kudefinisa ngo tuvuge ngo ni impamvu niyi nuko abantu baba bafite imyumvire isa nkaho itazi icyo barimo gukora kuko umunyapolitiki cya mbere n'umuyobozi abagomba kuba umubyeyi wa bose mu gihugu rero iyo umuyobozi atabaye umubyeyi ngo akamire bose akica abatwaye uwo nguwo ni nk'umubyeyi ushobora kwicira abana biwe yabyaye yakuye mu nda yiwe nuvuga ngo ndi umuyobozi sinakagombye kuvangura abana ngo mvuye ngo nkunze uyu ndetse uyu nuvuga ngo ni politike mbi ibiri mu gihugu. None se urabona ni iki cyakorwa kugira ngo twongere dusubirane agaciro twari dufite kera cyangwa se kugira ngo turenganurwe ubona ari iki cyakorwa kugira ngo ubwoko bwacu burenganurwe kugeza n'ubu turacarengana? Kurengana ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa se n'abandi bameze nkatwe barengana muri Kongo kuzava muri twebwe bitewe n'uburyo tuzatera hejuru tumenyesha ikibazo dufite ni ukuvuga ngo hari uburyo bwo kumenyesha ikibazo cyacu amahanga umuryango w'abibumbye cyangwa se ONU bakamenya ikibazo dufite muri Kongo duhagurutse twebwe ni ukuvuga ngo novuga ngo nta bandi bazadushakira umuti wacu nuko twebwe tuzahaguruka mu bwenge bwacu imbaraga zacu mu bushobozi dufite tukamenyekanisha ikibazo dufite duhura nacyo muri Kongo tukakimenyesha amahanga ni ukuvuga ngo hakabaho kwicara ibiganiro bikaba ni ukuvuga ngo abantu ikibazo cyacu kikumvikana amahanga akagihagurukira akagikemura ariko nta bundi buryo kuko sinavuga ngo twahaguruka ngo twebwe ngo leta ngo twayigwanya tuyitsinde kandi icyo dushaka si ukugwanya leta y'igihugu dutuyemo ahubwo nuko twakumvikanisha ikibazo na leta ubwayo igasobanukirwa abo turi bo yuko turi abakongomani bujuje ibyangombwa bujuje kuba abakongomani leta ikabyumva nayo ikaturenganura ntiyongere kudutoteza cyangwa se kutuvangura. Hanyuma Nzirimu urebye koko nkuko wari ubivuze ni akarengane kandi kagiye kabaho ku ngoma hafi zose kuri Mobutu kuri ba Kabila bombi uyu munsi turi ku ngoma ya Gisegeti ariko n'ubundi ako karengane gakomeje kutubaho. Iyo urebye byenda imyitwarire yacu na comportement yacu hari uruhare dushobora kuba tugira mu karengane katubaho. Akarengane gashobora kuba katubaho n'uruhare rwacu kukagiramo uruhare rwacu novuga nuko usanga muri iyo politike mbi ibiri mu gihugu cyacu
usanga bamwe bo muri twebwe bagenda bakava ku bwoko swat ugasanga begamiye kuri leta ugasanga rero no mu gihe leta yo kababajije abo turi bo ngo batudefande ahubwo ugasanga nabo ubwo bafatikanje niyo leta mbi rimwe na rimwe kuba baturenganya no kuba ngo uruhare rwacu mu kuba twarenganurwa n'uruhare rwacu kuba twotuma turengana novuga kuko abantu bagira imitekerereze itandukanye abanyamakuru reka mabwire tuzakuramwe umuntu imiterere y'ukuntu imeze kandi muri politike bazaba ngo politike ni business irimo inyungu umuntu haranira inyungu yiwe ariko kandi nta nyungu igeraho ugurisha ubwoko no ngo nova ko umuntu wacu ari wese ushobora kuba arimo kujwa role runaka arimo gusapotinga arimo gushigikira abantu baturenganye uwo ngo navuga ngo ni gito kandi uwo ngo agomba kuva muri ibyo abarimo nuko ngo ahubwo tugomba guhaguruka twese tukavuga ijwi rimwe nuko ijwi ryacu rikaba ari ryo gutaka kugira ngo turenganurwe ariko ntihagire umwe wo muri twebwe ushobora kuja mu ruhande ruturenganya kwa ngo nabashe gufatikanya nabo abe mwe muri abo ngabo abo twita perpetrators cyangwa se abantu bashobora kuba baturenganya batugira nabi nukuvuga ngo uwacu uwo muri twebwe ushobora kuba ava mu bwoko akabugambanira akagenda agashigikira abaturenganya uwo nguwo aba yaragiye nabi abarimo gukora politike mbi kuko ntawuza wiyicira abiwe hanyuma nk'uyo warukomeje ku bintu by'amakimbirane cyangwa se amacakubiri ari mu banyamurenge nta nubwo ari naho honyine tuyabona hari ukuntu dushobora kuvuga byenda muri politike bikagaragara ko ariho hari amacakubiri honyine haba mu iyobokamana ndetse no muri politike no mu bwoko muri rusange hirya no hino hari amacakubiri atandukanye ibyo bintu byo byose ubona biva kuki kugira ngo niki duse nkaho tuva muri iki tuje ku ngingo nyamukuru yatumye duhura aho tugira ngo tuze kuganira cyane cyane ku bijyanye n'iyobokamana kubera ko ukunda kubigaragaramo ariko se aya macakubiri mu banyamurenge ubona ava kuki ubundi twayakemura gute murakoze cyane amacakubiri ari mu bwoko bwacu yaba muri carrière politique muri carrière religieux novuga kuko aya macakubiri ntacyagamije uretse kuba abantu badasobanukiwe icyo barico cyangwa se icyo baba bahamagariwe gukora nuvuga nko muri carrière politique kugira ngo tuze kuja muri carrière religieux politique nkuko nakubwiye ubwoko tibugomba gucikamo kugira ngo bashe kugira intambara muri bwo bishingiye kwa misingi ya siasa cyangwa se kubishingiye kuri politike runaka nubwo politike navuze ngo ni inyungu nuko ngo umuntu azakina politike sero nuko abona inyungu ariko kandi nababwiye ngo politike imara ubwoko cyangwa se gucikamo ku bwoko kugira ngo urimo urakina politike ni ikintu kitari cyiza icyo kintu abagikora bo bakivemo kuko ngo ducika muri politike abayikina muri ubwo buryo bamenye kuko bagenze nabi kuko tugomba kuvuganira ubwoko twese tukavugira ku mugozi umwe naho kubijanye no mu idini cyangwa se mwiyobokamana aho usanga abantu baracitsemo batavuga rumwe makanisa avuka umunsi ku wundi nuba kuko batazi icyo bakora ntibazi umurimo bakora nukuvuga ngo uyu murimo w'Imana cyangwa se wiyobokamana ni umurimo udasaba amadiviziyo kuko Imana ntiyaduhamagariye kugira ngo tubashe kuza gushinga amakanisa menshi Imana yaduhamagariye kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza tumenyekanisha isi ni ukuvuga ngo icyo duhamagariwe si ugushinga amatorero nk'amaofisi yacu atuzanira inyungu ziri fizike inyungu zigaragara zo mu mubiri abantu benshi bayahinduye business ariyo mpamvu mubona bacikamo impamvu ubona amatora acikamo nuko abantu baba bafite intere ziri fizike baba bafite inyungu ziri materiel zigaragara na amafaranga bashaka gutera imbere mu buzima busanzwe bakirengagiza assignment bakirengagiza umurimo bahawe nuko umurimo bahawe nuwo kwamamaza Kristo no kubwiriza ubutumwa bwiza none ugasanga abantu impamvu bacikamo nuko umuntu avuga ngo reka nanjye ngira itorero nzagira icyubahiro ngira abakristo banyobotse kwa ngo nanjye nzanicara hara ngo ndi pastori cyangwa se ndi runaka
naje ngaragare kuko mfite itorero ryanje. Ayo macakubiri turayamaganye, ntabwo ari meza, ntabwo akwiye, kuko tugomba kuvugira hamwe. Nimba unashinga itorero, reka mvuge iki kintu, nimba ushinga itorero urishinge ari umuhamagaro, wumva kuko aho usengera hari ibyo badakora, wumva mu muhamagaro wakagombye kubukora, nabyo bizungura ubwami bw'Imana, ntabwo ari bizungura ubuzima bw'umuntu. Nuba ngo nubona hari inyungu ziri spirituel zitarimo kugegwa aho ngaho, cyangwa se z'ubwami bw'Imana biri mu muhamagaro, ukabona izo nyungu ntwazibona, uzashinga itorero ari ukura ngo wewe uhagarare neza muri wa mwanya wo kwamamaza ubwami bw'Imana, cyangwa se kubwiriza ubutumwa bwiza, umenyekanisha Kristo. Nico nico duhamagara gukora, ariko abacikamo kwa misingi cyangwa se bishingiye kuba bakeneye kuvuga ngo bashinga amatorero n'abagaragare ko ari abashumba, bagaragare kuko bafite office runaka mu itorero, ibyo bintu ntabwo ari byiza. Hanyuma n'ubundi turasa nk'abamaze kwinjira mu iyobokamana, ariko n'ubundi nk'uko twatangiye dusa nk'aho tugusaba gutanga ubuhamya. Nifuza ko n'ubundi waza kuducira mu ncamake nzirimo, dukunze kukubona uri muri interpretation, haba igifaransa, haba icyongereza, haba igiswahili, kandi ubikora neza. Ariko se waba warakishijwe gute nzirimo? Kuba takuzi basanzwe babona ukora iriya mirimo, kandi si benshi babikora, ukabikora neza. Wakishijwe ryari, wakishijwe gute? Nkuko mubizi siritu mu bwoko bwacu, urakoze cyane kuri ico kibazo bajije. Mu bwoko bwacu akenshi twavutse dusanga abavyeyi bakishijwe, noneho tugasanga twavutse dusanga abavyeyi bacu baba mu matorero, baba mu makanisa, baba mu nsengero. Ni ukuvuga ngo baje mu matorero, natwe twavuka bakatujana muri Sunday school, bakatwigisha ibyo bigisha Sunday school cyangwa se ishuri ry'abana mu nsengero. Ni ukuvuga ngo naje nkura mu rusengero njyana n'abavyeyi, noneho ndangije gukura ndabatizwa. Nyuma yo kubatizwa noneho mba umukristo ukuze, kuko nyuma yo kubatizwa nibwo ubaye umukristo ugeze mu kigero cyiza cyo komerwa n'itorero yuko wabatijwe, uri umukristo wuzuye. Noneho ndangije nyuma yabwo, urabizi iyo umuntu ari mu ikanisa, iyo umuntu ari mu itorero, utegeza kuba ufite icyo wakora. Ni ukuvuga ngo kuri uwo murimo wari uvuze wo gusemura, nisanze nk'ukora, ariko uburyo nisanze nk'ukora si ukundi. Hari igihe nigeze kuba nanyuze mu bihugu runaka twagiye tunyuramo, noneho mbona umusemuzi wari umusemura arimo gusemurira apotre Gitwaza. Noneho ngo ndangize mubonye uwo murimo, mbona n'umurimo mwiza arimo gukora, ngo ndangize icifuzo kinzamo kiva ati uyu murimo mbona umuvandimwe arimo gukora ni umurimo mwiza, kuko ni umurimo afatikanya n'umushumba wo kugira ngo abashe kwamamaza ubutumwa, babugeze ku bandi batabasha kumva rwa rurimi umukozi w'Imana barimo kubwirizamo. Ni ukuvuga ngo naje iryo sengesho cyangwa se icyo cyifuzo kinzamo kivuga ngo Mana, nimba bishoboka kuko uriya murimo ubutumwa bwiza butagera kuri bose hatariho abasemuzi, ndavuga ati rero nanje nifuza kuko uriya murimo Mana uzawumpa, zaza nkukora mu rwego rwo kugira ngo twamamaza ubutumwa bwiza no mu zindi ndimi, kugira ngo abatumva ururimi abantu bacu barimo gukoreshamo babwiriza, tufashe ubwoko bwacu, dufashe abantu bacu, dufashe abashumba kugenda tubugeza no ku bandi. Rero gusemura kwanje ni ikintu nasengeye, ni ikintu nifuje, n'icyifuzo cyo mu mutima, nisengesho nasenge mu mutima, ndabati uzambe kuzoza nshira ubutumwa bwabubwirizwa mu zindi ndimi, kwa ngo n'abandi babumve, bubafashe, bubakize imitima. Ukiraho kundi mibyenda kugira mugenzi wanjye ahite agira ikibazo akubaza. Twumva usobanura haba icyongereza, igiswahili n'igifaransa, byose bisobanura neza ku rwego rushimishije. Izo ndimi wazimenye gute? Izo ndimi twize mu gifaransa, kuko nguko nabwiye ngo ndu mukongomani w'umunyamurenge. Twize muri systeme ya francophonie, cyangwa se systeme y'igifaransa. Noneho nyuma yabwo tuza kuza muri ibihugu n'abaye Uganda umwaka umwe, nyuma yabwo nza kuhava nza muri Kenya. Nije muri Kenya
icyongereza naracigishe nje nyine. ntabwo wigeze ujya mu mashuri? Ntabwo nagiye mu mashuri kwiga icyongereza, nta na hamwe. hari abashobora kuva rero wowe wakimenye gute nimba utaragiye mu ishuri? Iyo turi gukora bino biganiro tuba dushaka kwigisha Yego. ndetse no kugira ngo uwagize icyo ageraho abe yakwigisha mugenzi we. Wowe nimba utaragiye mu ishuri wakimenye gute? Tubona hari abagiye mu ishuri bavamo nta n'icyo bazi. Mu bisanzwe ngiye nkunda indimi. Ugize neza munyamakuru kwazi icyo kibazo, ngiye nkunda indimi. Indimi numva ari ikintu kiba muri kariyeri yanjye cyangwa se ni ikintu canje nkunda. Nkunda kumenya indimi bishobotse kuko namenya indimi nyinshi, nabyo nabyifuza kuzimenya, nashaka uburyo nzimenya. Icyongereza nk'uko mbajije, icyongereza nakimenye ngenda nshiga mu kugishakisha, nsoma ibitabo cyangwa se nkaja muri za Google, nkashakira amagambo, nkaja muri za dictionnaire. Ururimi reka mvuge gutya mbwire n'abantu bashobora kuvuga ngo ntibazi indimi kandi barageze ku mashuri barize. Nubwo ushobora kuba warize muri systeme y'igifaransa, ururimi iyo wageze ku ishuri ukiga, izindi ndimi zisigawe ufite ability cyangwa se ubushobozi bwo kuziga nta muntu urinze kuja kuzikwigisha, bitewe nuko recherche iremewe, gushakisha. Nuba ngo icyongereza reka mbabwire uburyo nakimenye. Icyongereza inza nshiga umunsi ku wundi. Hari abantu bazi ngo kwiga ni ukuja mu ishuri warangiza amashuri ukicara. Oro kwiga ni processus itarangira. Jewe uburyo mbigenza ni gute? Nyuma yo kugera muri Kenya, igiswahili nacyo naragishatse nje nyine ndaciga. Ngashaka ijambo umunsi ku wundi kuramenya igiswahili. Noneho ni uko mpani niga igiswahili, shaka amagambo y'igiswahili, niko nshaka n'amagambo y'icyongereza. Nuba ngo buri munsi waremwe n'Imana. Reka nishaka ibe nka challenge no urubyiruko rwacu, abasore bacu cyangwa se abantu batoya bagifite amahirwe yo kuba bafata ibintu. Ndabakangura kwa ngo bakaza bicara avuye ngo ntazi ururimi. Ururimi ni ikintu ushakisha wenyine. Kuba aragiye kwishura ukiga, urashobora gufata ijambo riri mu rurimi uzi, rwaba ururimi rwawe rw'ikinyarwanda, rw'ikinyamurenge, rw'ikinyamasisi, rw'ikirundi, ururimi rwawe uzi. Urashobora kugenda rya jambo ukarishaka mu rundi rurimi, uko rivugwa, uko ryitwa, uko risomwa, uko ryandikwa. Njyewe rero icyongereza ngishakira amagambo nkashaka, nkamenya kuyandika, nkayamenya kuyavuga. Umunsi waremwe n'Imana nkabasha kumakinga sure, ngahakikisha neza yuko nyungutse n'ijambo rimwe mu rurimi rw'icyongereza buri munsi waremwe n'Imana. Nuwa ngo njyewe iyo ndeba televiziyo ndiga, naja mu ikanisa barimo kubwiriza cyangwa se barimo guhagarika barimo kuvuga mu itorero nkiga, n'abandimo gukurikirana deba y'abanyasiyasa nkiga. Nuwa ngo njyewe nigira ahantu hose. Niko bigenda ari ku rurimi rwanje ngenda ndumenya umunsi ku wundi, ndarushakira ngenda nunguka ijambo buri munsi waremwe n'Imana, kamenya ngo hari vocabulaire nsha nungutse, kamenya ngo hari ijambo riri biblique nungutse. Ni iryo ntazi nibuka kuko nshobora kuba ntarize, kaba ngo ngomba kurisearchinga muri dictionnaire nkarimenya, ntaribona muri dictionnaire kaja kuri Google nkarishakisha nkarimenya, kamenya uburyo ryandikwa n'uburyo riprononcwa cyangwa se uburyo rivugika. Yego. Reka ngense nkugusubiza inyuma gatoya. Aya matorero yacu rimwe na rimwe byahindutse igifamiye, nkuko mwene data yabashe kubikubazaho, byahindutse ibifamiye. Itorero ubu ntago rikiba nk'itorero ry'abantu bakijijwe, usanga byarahindutse nka famiye. Abantu itorero barigize famiye ngo ni runaka. Ese biterwa n'iki? Kubera ko ubundi mu itorero ni rigomba kuzamo abantu bose, nimba ari n'inshingano uziha abantu bashoboye. Ni nko mu kazi, ntago waho umuntu ngo nuko muvukana ariko adashoboye. Rero kubera iki itorero ry'ubu rishingiye mu bantu bavukana kandi cyane cyane mu bwoko bwacu? Urakoze cyane. Icyambere reka nsobanure gutya. Icyambere abantu twakwibaza cyangwa se nabaza abantu, eske itorero niki? Yego. Bazi itorero icyo ari cyo? Itorero si iriya nyubako. Yego. Iriya nyubako tujamo siyo torero. Itorero ry'ukuri ari ryo Kristo
cyangwa se Yesu yashizeho cyangwa se yaje kuzara ubwe ni twebwe itorero rya Kristo. Nuwo ngo ariya ziriya n'inyubako tuza guteraniramo. Noneho abantu kubera kutamenya nubwo ziriya nyubako tuzita ngo ni itorero, itorero ni twebwe. Yego. Noneho twebwe tubaye itorero tituri ahantu ho guhurira twebwe ubwacu. Twebwe turi umurimo. Itorero ni umurimo ryahawe umurimo wo kubwiza ubutumwa. Nibijyana kubwiye kubera kutamenya itorero tukari confusinga cyangwa se tukagitiranya n'ikindi kintu, usanga rero mission y'itorero, mission twebwe twega nk'itorero twahawe ko atari ugushinga amakanisa cyangwa se inyubako aho abantu bateranira, inyubako nyinshi, ugasanga kubera kuzitaranya abantu bakagenda bakagira ngo zira nyubako niwo murimo bahamagariwe gukora. Yego. Nuko kubera kujitiranya ibo kagira ngo niwo murimo bahamagariwe gukora n'iryo torero, ugasanga ko bagenda bashinga amakanisa menshi ariyo bita amatorero ngo kugira ngo bazababwiriza hariya kandi bakayanga umurimo wabo ni hara mu rusengero. Ugasanga rero bibaremeye gutuma benshi babona itorero nkiri bazanira inyungu byo mu buzima busanzwe. Ugasanga benshi rero babigize office, babigize ibyashara by'umuryango. Nukuvuga ngo rero itorero nyakuri ni twebwe, kandi nta mpamvu yo kuvuga ngo rero urigire iby'umuryango. Nukuvuga ngo ntabwo Kristo yaje gushiraho, yaje guhuza, ntabwo yaje gutanya. Nukuvuga ngo nimba twebwe twitwa ngo tuyoboye ari amakanisa, tuvuga ngo amatorero yacu tuyashizeho bishingiye ku mafamiye, ku miryango, twahushije intego y'itorero. Rero nje nababwira ngo ababikora gutyo cyangwa se abagifitiye myumvire abamenye kuko bataye icyerekezo cy'itorero. Itorero ntabwo ari iry'umuryango, itorero ntabwo ari iry'umuntu, itorero ntabwo rishingiye ku nyungu ziri personnel kandi ziri materiel. Itorero ni ikintu gishingiye mu kwamamaza ubutumwa bwiza gusa, kumenyekanisha Yesu, kumenyekanisha umurimo Yesu yaje gukora, cyangwa se kurangwa isi menye Kristo, ibashe kumwakira, isi yose mwizere ko ngo bashe guhabwa agakiza. Rero nabwira abo bantu rero bagira intambaro matorero kandi bakagira imiryango, bareke icyo kintu, icyo si ikintu ciza kandi ntabwo ariyo mission Imana yashizeho kugira ngo itorero ari rikurikiza. Zirimo rero kubera ko dukunda akazi ukora cyangwa se umurimo wasengeye cyane n'Imana ikabigufashamo wo gusobanura. Hari ibyo nashaka kukubaza, ese gusobanura ntago bishobora kuba ari impano? Kuko hari abantu benshi bazi indimi ariko ushobora kumuhagurutsa ngo agende asobanurira umuntu, yagera imbere bikamunanira. Yego. Twagiye tubibona henshi mu matorero menshi, bikamunanira gusobanura kubera ko mba mbona ko nje ku ruhare rwanjye nabonaga ko atari talent yiwe. Yego. Ubwo se gusobanura ntibishobora kuba ari n'impano y'umuntu? Gusobanura ni impano. Yego. Ni umurimo navuga utakorwa na buri wese. Ntabwo buri wese uzi ururimi wese yasobanura. Yego. Uko niko kuri. Yego. Gusobanura biri mu muhamagaro, biri mu mpano, n'impano umuntu ahabwa. Kuko usanga hari umuntu uzi indimi cyane kandi cyane nkuko wabivuze, ariko wamushira hariya ngo ashobore gukorana n'umuvugabutumwa, ashobore gukorana n'umuntu, gusobanura icyambere kuri vast ni kunini. Hari gusobanura mu nsengero, hari mu matorero ku bavugabutumwa, hakaba no gusobanura usobanura ibiganiro bisanzwe cyangwa se ibindi bikorwa bisanzwe urimo gusemura. Ibyo biratandukanye. Nuko ngo icyumba agenda ngo mu buryo buri specifique nicyo mu makanisa. Yego. Mu nsengero rero uriya murimo wo gusobanura abavugabutumwa ni umurimo wihariye umuntu akora ari impano yiwe. Buri wese ntiyabishobora. Ari nayo mpamvu benshi babikora bagira ngo none kubera kuko bazi indimi bo bishobora, bagera hariya
ugasanga birabananiye yego bitewe n'uko si umuhamagaro wiwe. Icya mbere ni ikintu ugomba gukora ubifite n'amavuta yabyo, yego kandi wumva wanabisengeye. Icya mbere njyewe ni umurimo nzi ko ndimo gutransimeta message, niyo ngo inza mbisengera kugira ngo mbikore neza, kugira ngo ibyo ndi buvuge ababitegera nabo ubwabo bibafashe mu buryo bwo gufashwa, mu buryo bwo mu mwuka. Kuko hari igihe wosemura ugasanga ntufashije abantu, ariko ni umuhamagaro koko nk'uko abivuze, ni umuhamagaro. Ntabwo buri wese uzi ururimi yamenya gusemura, ariko rwose ni umuhamagaro. Niyo mpamvu rero buri wese atava ngo yabikora. Gusa umuhamagaro hari ukuntu ushobora gusenga Imana ukayisaba ikintu nayo ikakiguheza. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu rero wumva nawe ubikunda, wumva wobekena kubikora, ubisenze Imana yabiguheza, kuko Imana izisubiza ibyo twifuza. Rero ubisabye Imana yabiguha, ariko kandi iriya ni impano, nayo ni kariyere uba uhagazemo, ariko Imana yiguhaye nk'impano kugira ngo ubikore. Niyo mpamvu rero nabwira n'abantu babikora bazabikora mu mavuta, babisengere kugira ngo Imana ibahe kubikora neza, babikore neza kugira ngo bibashe kuba byiza cyane. ese ushobora kubyigisha? Gusemura bisanzwe, gusemura mu buryo buri vaste cyangwa se mu buryo bwagutse burigwa. Gusemura burigwa, noneho bajya ku ishuri bakabyigisha nabyo. Abakugana hari icyo wabafasha, kuko wenda hari abantu benshi babyifuza, wenda bumva bafite uwo muhamagaro. Translation yanje ngewe nkuko nababwiye, ni nk'impano iva ku Mana. Yego, kandi uko niko kuri nkubwiye, ni ukuvuga ngo ni impano ngewe inova ko n'Imana yimpaye, kandi mu buryo buri naturel. Kuko nakubwiye ngo nkunda indimi, ndazikunda, ariko kandi ntangira nababwiye ngo nabisengeye Imana, ndabati Imana uzamfashe zoza nkora kiriya kintu. Imana irakimpa nk'impano, kandi nanjye nkabwira Imana umunsi kundi kwa ngo impe kubikora neza. Rero umuntu wese waza kumbaza uburyo uriya muri mukogwa, rwose nabimwigisha, kandi nabimwigisha ishingiye kuri skills novuga, kuko nabibonyemo. Ariko njye narawuhawe nk'impano, nabihawe nk'impano, ariko nanone hari abo njya mbona bashobora kubikora ariko bakabikora nabi. Njye nagira inama cyangwa se namubwira ati nuzoza ujya gukora uwo murimo nk'uriya wo mu itorero, uzubanza uwusengere, umenye kuko ni umurimo w'Imana ugiye gukora, ni igikorwa ugiye gukorana n'umushumba urimo gukora hariya. Rero uriya mushumba tuba duhagaranye aba agomba guhagarara n'umuntu wasengeye ikintu uri mu mavuta ugikora neza, kugira ngo mwembi umwe afashe undi mugenzi we. Nuko ngo hari igihe umuvugabutumwa arimo kubwiriza, nanjye ndimo kumusemurira, rimwe njyewe nkaba namufasha cyangwa se nawe akamfasha, tukazamurana bitewe n'uko bigomba kuzuzanya. Hanyuma bigenda gute? Hari igihe tugira ko tukabona uwo basimuriraga asabye ko bahindura uwasobanuraga, ni iki kiba kitagenda, kandi ibyo ari kuvuga undi karabyumva akabisobanura, ariko hakabaho kanaka ntihagira undi uzahaguruke amufashe. Hariya biba byagenze gute? Gusemura uko biba byagenze, gusemura bivuga gutyo. Ntabwo iyo usemura uvuga ikintu cyose umuntu urimo kuvuga yavuze, ahubwo uvuga ikintu ashaka kuvuga. Bisaba kumutegera cyane, bisaba gutegera cyane, message yashakaga gutanga, ukamenya context rya jambo avuze icyo ashatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu yovuga ikintu mu rurimi rwiwe, wa wundi urimo gusemurira wewe, iwe akakivuga mu rurimi rwiwe, mu rundi rurimi kitavugitse neza, usobanuye rya jambo urivuze mu buryo rwa rurimi rwe yavuze bivugika. Mu rundi rurimi wowe urimo gusemuramo rya jambo ntiri making sense, cyangwa se ntirigire sense, rigata injyana. Ni ukuvuga ngo gusemura ni ukuvuga icyo urya muntu urimo gusemura yashatse kumvisha abantu. Ntabwo rero gusemura ari ukuvuga ijambo ryose wamugenda uhindura ijambo wa wundi arimo kwanga urihindure muri rwa rurimi, ahubwo wowe uza uvuga icyo ashaka kuvuga, wowe ukarivuga rero muri rwa rurimi urimo gukoresha. Rero hakaba abasemuzi bamwe baje hariya, iwe ugasanga karavuga ijambo
ugasanga amagambo ntahura, ni translation gusa uko hano bivuga n'abakabishira mu rurimi iwe akazafata rya jambo mu rurimi rwacu rw'ikinyamurenge cyangwa rw'ikinyarwanda n'ikirundi, izi ndimi zacu dukoresha, iwe ugasanga arivuze kurya oro mu rundi rurimi siko bivuga, siko bivuga iki. Iyo bivuze gutya ku mufano, reka ngwire ijambo, iyo bavuze ngo mu izina rya runaka, mu izina rya runaka mpagaze mbashimira, ntabwo mu cyongereza ushobora kuvuga ngo in the name, mu izina rya runaka ngo in the name of a certain person, no, uravuga ngo on behalf, on behalf. Rero hari abasemuzi benshi n'ubushize nabyumvishe bavuga ngo mpagurutse mu izina rya runaka, ugasanga waravuze avuze iryo zina, iyo akavuga ngo mu izina name kuko azi izina, ora abavuze on the behalf. Rero niyo mpamvu rero abantu batabizi rero, urumva kuko uvuze ngo in the name kujya avuze mu izina rya runaka, ubiba bitaye sansi uvuze nawe ngo in the name, it's on the behalf. Kumva rero niyo mpamvu rero abantu bagomba kumenya gusemura, ese kuvuga ikintu cyose uri arimo kuvuga cyangwa uvuga icyo uri yashatse kuvuga. Nuvuga ngo no muri critique historique ndabizi ko mwize, baza bavuga ngo on ne dit pas ce que l'auteur a dit, mais on dit ce que l'auteur a voulu dire. Nuvuga ngo ntuzuvuga icyo auteur ujya mu urimo kuvuga cyose yavuze, uvuga icyo ashatse kuvuga, kumvikanisha message, kumvikanisha message nico uvuga. Rero abantu benshi hari abandi basemuzi, reka mbishire clear kwa ngo abantu abasore babikora hirya no hino, ari abari muri Kenya, mu Rwanda, i Burundi, hanze ku migabane itandukanye no muri Amerika. Hari abari muri Amerika aho twumva ngo niho bazi ibyongereza byinshi, ariko wumva nawe karakoresha nyine amagambo y'Icyongereza iwe, ariko ntayashire muri rya sanse twavuze yo gusemura neza, ugasanga karagira. Rero hari abasemuzi, ikindi navuga kujya wavuze ngo umuvuga butumwa ashobora kwicaza umusemuzi agagurutsa undi. Icyambere, hari umusemuzi aza gusemura umuntu adafite speedite mu kanwa. Umuntu usemura agomba kuba cyambere ari umuntu wihuta mu kuvuga no gutegera, ururimi rwihuse no gutegera cyane, kwa ngo ntagenda ahusha amajambo. Ikindi rero akabivuga nawe yihuse, kwa ngo afashe wa muntu, kwa ngo bajane kuri alire cyangwa se kuri ritme imwe. Ikindi ugasanga umusemuzi ni umuntu utajana n'uwo arimo gusemura mu mwuka umwe, undi we nimba azamutse mu buryo bwo mu mwuka yanezerewe, wowe ugasanga uracari hasi. Rero ugatuma wa muntu umusubiza hasi mu mavuta, agasaba kuko rero ushobora kwicara bakaza n'undi ushobora kujyana nawe. Niyo mpamvu rero nsaba kwa ngo abantu bose basemura baza basabira uwo murimo kandi bawukore neza. Gusa byo nobwira kuko n'umuntu ushobora kwicaza umusemuzi arimo kumusemurira, si byiza kuko hari gashobora kubikora wamubwira ati subizamo agatege bikore neza, akabikora, kuko si byiza guhita wicaza ugusemurira. Ariko hari ukuntu ashobora guhindura akabikora neza mu gihe atari ko bikora neza. Ariko n'abasemura nabo ni umurimo ugomba gusengera Imana, kuko ni ubutumwa bwiza, murimo message murimo gutanga mubwiriza kwa ngo amahanga yumve kandi bibafashe. Niyo mpamvu rero nabo bagomba kubisabira, n'umurimo ugomba gusabira kwa ngo umurimo ukore neza kandi uzabashe kubariki abantu, uzabashe guhezagira abantu, uzabashe guhesha umugisha abantu. Murakoze cyane. Hanyuma nzirimo tugenda ku musozo kugira ngo byendike ikiganiro cyacu ntikize kuba kirekire. Sigaje ibibazo bigera nko kuri 2 gusa, hanyuma byenda na mugenzi wanjye nimba hari ibyo gifite tukaza gusoza kino kiganiro. Hanyuma nagira ngo byenda wowe bitewe kuko uri umuntu tubona cyane cyane mwiyobokamana, hagati y'umurimo w'ivuga butumwa ndetse n'ikiyumbe cyangwa se n'abagisirimbere, kenshi iyo urebye no ku mbuga turiho usanga hari amakomenti menshi n'ibivugwa hanze, ugasanga ngo abapasiteri ubu nyine ntibagicaha, benshi babayeho mu bwoba. Nk'ibyo bintu byose ubona by'akajagari no kudatandukanya, tumenye umuvugabutumwa n'umugisirimbere, wewe nk'umuntu uri mu itorero cyane ubona ari irihe tandukaniro ry'umuyumbe, umuvugabutumwa na gisirimbere? Urakoze cyane. Itandukaniro ry'umuyumbe hari umuyumbe niwe muvugabutumwa n'indimi zibiri. Mjumbe ni ijambo twatiriye mu Giswahili, ni mjumbe
turisha mu rurimi rwacu ngo umuyumbe, ariko ni mujumbe, ni umuvugabutumwa. Ni ukuvuga ngo ni evangeliste, umuntu ugenda ubwiriza ubutumwa. Uwo niwo murimo w'umuyumbe. Naho igisirimberi ntabwo ari umuyumbe. Urumva ni ibintu bibiri. Urumva ko umuyumbe we cyangwa se mujumbe cyangwa se evangeliste ni umurimo uri muri ya mirimo 5 inshingano abantu iriya mirimo 5 yahawe itorero ryahawe. Kuko Bibiliya zivuga ngo bamwe yabagize kuba abavugabutumwa, abapasitori, abarimu, abapotere, abahanuzi. Nuwo ngo iyo mirimo 5 urumva abavugabutumwa barimo ari bo twavuze wajumbe, abavugabutumwa. Rero ntiwovuga ngo umuyumbe kubera ko ari izina twatire mu Giswahili, ubundi ari abantu bagenda bavuga ubutumwa ambao wanapeleka ujumbe, ngo nurangiza uvuge ngo uwo muyumbe no gusirimba mu ikanisa, ngo ra jambo bivuga ngo no gusirimba. Hari ukuzina umujumbe nawe yasirimba. Igisirimba ni ukubyinira Imana. Reka tuvuge muri ubu buryo, hari abantu bangu igisirimba tibamenye icyo ari cyo. Kubyinira Imana, umuyumbe yabyina igisirimba cyangwa se yabyinira Imana, ntacyo bitwaye. Umuyumbe yabyina rwose koko, ariko ntabwo bivuga ngo umuntu usirimba wese abaye umuyumbe, nk'umuntu ujana ubutumwa bwiza. Nuvuga ngo rero urumva n'imirimo itandukanye, ari nacyo tugomba ni ibintu tugomba gushira amagambo abantu bakabyumva itandukaniro ryabyo. Kubyina, umuyumba arabyina, n'utari umuyumba arabyina, bitewe kuko umuntu abyina ari uko yanezerewe Imana akabyina. Uwo ni umurimo usanzwe tutanenga buri wese kuwukora cyangwa se kutawukora, ahubwo umuntu wese wanezerewe Imana agomba kubyina, akayibyinira, akayitambira, akayinezererwa, bitewe nuko n'abisi nabo iyo banezerewe, iyo bari mu by'isi barayibyina, babyinira isi. Rero niyo mpamvu natwe tugomba kubyinira Imana mu gihe twanezerewe. Ariko kubijyanye no kuvuga ngo akavuyo gashobora kuba muri iyo mirimo waruvuze, no kudacaha kw'abashumba, no kudacaha, urumva umushumba abaye adacaha abakristo ayoboye cyangwa se amatsinda ayoboye mu itorero, aba ari responsabilité kimwe n'izindi responsabilité abantu bagira mu buzima busanzwe. Baba batinya yuko bashobora kuva mu itorero, no, cyangwa bakabakeka ibihuru. Sico, njyewe simva ngo ni icyo ngicyo, kandi sinomenya icyo umuntu, sinomenya kiri mu mutima w'umuntu kwa ngo avuge ngo sinshahira abakristo bitewe n'impamvu barasohoka, cyangwa ngo nuko bonkeka ibindi bintu. Icyo sinova ngo mitima yabimbanzi gituma batabacaha. Gusa umuntu yadacashe abayoboye ngo abagorore, ngo abigishe, kuko biri mu ijambo ry'Imana. Urumva gucaha, gutesha no guhugura biri muri Bibiliya. Bibiliya itwemera gucaha no guhugura no kwigisha. Ibyo tuba gutesha no kwigisha no guhugura, nuwangu ibyo bintu biri muri Bibiliya, ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo umushumba ngo yagikora kitabi, ni muri Bibiliya kiri. Niyo mpamvu rero abahubwo no kuvuga ngo abashumba bacu batuyoboye kutwigisha, urumva bagomba kutwigisha, kuduhugura no kudutesha cyangwa se kuducaha. Bagomba kubikora mu rwego rwo kugira ngo batugorore, baturememo ikintu cyiza, kugira ngo habeho hoye kubaho desordre mu ikanisa. Ni ukuvuga ngo no muri Bible iravuga ngo mwiyame abica gahunda cyangwa se abantu bazana desordre. Ni ukuvuga ngo desordre mu nsengero, kutagira gahunda mu nsengero, Bibiliya irabivuga ngo muzabacaha abo bantu. Ahantu hose hari akavuyo ntabwo ari heza. Rero nje navuga ngo abashumba inshingano zabo rwose nta kibazo bazikore zo gucaha no kwigisha no guhugura, kwa ngo bibashe kubaka cyangwa se bibashe gufasha aho bayoboye bari mu matsinda atandukanye. Hanyuma rero kubivuga butumwa, ubushakashatsi bugaragaza ko 31% aribo bamaze kumenya Kristo ugereranyije ku mubare w'abatuye isi. Wareba rero abavuga butumwa bacu kenshi ivuga butumwa ryabo riri mu makanisa yacu gusa, ntibasimbuka bagere n'ahazaturukana cyangwa bamanuka Hisiri baze kubwiriza abayisilamu, ahubwo ugasanga bishura indege, amamodoka mu biterane no mu makanisa y'abakijijwe. Iriko kubona ariko umurongo bivuga butumwa kuza kubwiriza abakijijwe. Ntabwo ubutumwa
twahamagariwe kubwiriza ari ukubwiriza abakijijwe. Ni ukuvuga ngo muri ya mirimo twavuze aho tuvuye ku bavugabutumwa, ni abagenda babwiriza ubutumwa abantu batarakizwa kabisa, kugira ngo bakizwe babazane mu itorero, umushumba, mwarimu na pasitori basigare babarera babigisha ijambo. Ni ukuvuga ngo abavugabutumwa bagenda babwiriza ubutumwa mu bakijijwe, mu bantu deja bakiriye agakiza, b'abarokore uko tubivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ntabwo uwo murimo ari wo murimo twahamagariwe gukora. Umurimo wo kwigisha barangije gukizwa, ariko kubigisha, mwarimu akabigisha, pasiteri akabigisha kugira ngo abarere bakomeze bakuze mu gakiza, uwo ni umurimo wa pasiteri na mwarimu. Naho umurimo w'abavugabutumwa ni ukugenda babwiriza ubutumwa ku bataramenya ubwo butumwa, bataramenya agakiza, batarakira Kristo. Ni ukuvuga ngo tugasohoka hanze tukagenda tukabwiriza abajya bataramenya Kristo, bataramenya Imana, kugira ngo tubabwirize babashe gukizwa, bahabwe agakiza. Urumva uwo ni wo murimo. Kandi iyo mu Cyongereza urumva niko twavuze, niyo assignment. Umurimo ni assignment. Iyo utakoze iyo assignment, uwo murimo uba wahushije intego y'icurico. Ni ukuvuga ngo intego y'icurico ni ukubwiriza ubutumwa kwa ngo abantu bakizwe, bwa butumwa bubazeho, bubagireho impact yo kwa ngo bashe gukizwa, imitima yabo yakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Rero nabwira abo bavuga butumwa kugira ngo basohoke rwose, bave mu matorero aho bagenda babwiriza, bagende babwiriza. Urumva nicyo bahamagariwe, niwo murimo basengeweho, ni ukugira ngo bazane abatarakizwa. Ntabwo ari ukugira ngo baze bambwirize narakijijwe, kuko deja nje narakijijwe. Usabwa kundera ni pasiteri na mwarimu, bagomeze bankuze muri ka gakiza. Ariko muvuga butumwa nasohoke, nagende ku isi, nagenda abwira ubwo butumwa bajya babukeneye. Iyi pourcentage igera kuri 70, hafi 78 bataramenya Kristo kuba tuyisi. Aba bari bo bajya kubwira ubutumwa. Yego, nkuko wabivuze mugani wawe wabishyize muri za pourcentage. Reka ni ugusohoka, dusohoke tugende ku isi. Umubare mwinshi uri ku isi utaramenya ubutumwa. Barahari benshi bari mu madini atandukanye. Denomination ni nyinshi ku isi, amadini. Kandi benshi baracasenga inka, abandi baracasenga izindi mana zabo zitandukanye, bakizera ngo iyi niyo mana yabo. Abandi baragenda bagakora igiti bakagiconga, bakacita imana, bakakiramya, bakagisenga. Hari n'abasenga abantu, ibaza abantu bakiramya abantu, ukagenda uvuga ngo iyi ni imana, uyu muntu niwe mana yanjye. Hari abandi nigeze kumva hano bambwiye ngo nabitwa ngo ni Brahma Kumaris. Urumva Brahma Kumaris? Hari n'abahungu wabonye barimo n'abanyamurenge, ibo bemera ko ari bo mana zaremye isi n'ijuru. Noneho urumva abo ba Brahma Kumaris nari kubwiye, unabibwiwe n'umuntu wa hano, arambwira ngo ari muri iryo dini. Ni ukuvuga ngo imyizere yabo itandukanye n'iyacu, kandi ukumva imyizere yabo nabo bakwiriye kubwirizwa bakamenya Kristo. Nuko ngo abo waruvuze, reka mvuge ku bantu bacu baje kuri za theology, cyangwa se n'abataragiye kuri za theology, bigishijwe n'abandi barimu, abandi bashumba bakurikiranye hirya no hino batandukanye. Ku migabane hari abakurikirana bavuga ubutumwa bari muri ibihugu byo muri Western Africa, muri Afrika y'Uburengerazuba. Ugasanga ngo nkurikirana umupasitori uri muri Nigeria, uri muri Ghana, uri mu bindi bihugu bitandukanye, ngo niyo wambwiye yuko turi imana. Iby'ukuri reka mvuge gutya bavandimwe banyamakuru, ntabwo umuntu azigara aba imana. Umuntu ni umuntu, imana ni imana. Turi abanyamubiri, twambaye umubiri. Imana ni umwuka kuko Bibiri bivuga. Ni ukuvuga gusa turi abana b'Imana, kandi yatujaye mu buryo bwo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo turi abana b'Imana mu buryo bwo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo mu gitabo cya Yohana igice cya mbere, guhera ku murongo wa 11 na 2 na 3, Bibiri iravuga ngo yaje mube, ngo nyamara abe ntibamwemera, ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina ryiwe, yabahaye ubushobozi bwo kuba
abana b'Imana ngo kandi ngo abo ngabo ngo ntibabyawe n'ubushake bw'umuntu ahubwo babyawe n'Imana. Ni ukuvuga ngo ntabwo twavutse mu buryo bwo mu mubiri, muri ubwo buryo twari tuvuze bwo kuzagwa n'Imana. Mu buryo bwa kimuntu twambaye umubiri, turi abana b'abantu, ariko mu buryo buri spirituel, mu mwuka wacu, buriya turi abana b'Imana mu mwuka wacu. Ntabwo turi abana b'Imana mu mubiri uyu twambaye. Muri uyu mubiri twambaye turi abana ba data batujaye na ba mama, ariko mu buryo buri spirituel, kuko n'Imana ari umwuka, turi abana b'Imana yatuzaye mu mwuka. Niyo mpamvu rero wa musore ushobora kuvuga ngo njewe ngo ndi Yesu, rwose izo ni inyigisho z'ubuyobe. Nturi Yesu, yarakuzaye, Yesu yarakuzaye mu buryo bw'umwuka, ariko kandi uzasa n'uwo Yesu igihe azaguhindura uno mubiri ugasa nawe. Ariko kuri none ukicambaye no mubiri uri umwana w'umuntu, ariko kandi uri umwana w'Imana mu buryo bwo mu mwuka. Ese hari igihe umuntu akubwira ngo ni so wawe mu mwuka, umuntu ashobora kukubera so wo mu mwuka? A spiritual father cyangwa se iso mu mwuka nk'uko bakunze kubivuga abantu, akenshi abantu babivugira bitewe n'uko ari we muntu barakujaje ubutumwa akakwigisha, ukamenya ubutumwa, ukakira Yesu, ukamwemera Yesu, warangiza wa muntu akakubatiza ugahabwa agakiza, none yanzu ukavuga ngo uyu nguyu niwe data wo mu mwuka, spiritual father. Ni ukuvuga ngo rero ayo materume barayakoresha abantu, ariko kandi burya si uba warakubyaye, si uba warakubyaye. Ni ukuvuga ngo uko bimera ni gutya, agakiza dufite saka abantu, ntabwo ari umuntu uguheza agakiza kugira ngo avuge ngo nakubyaye mu gakiza. Iwe yakubwirije ubutumwa, ariko uguha ako gakiza ni Imana, ni Kristo. Ntabwo ari umuntu ugushiramo ka gakiza, ahubwo Imana niyo iguha ka gakiza, kuko agakiza dufite n'Uwiteka ukaduha. Ni nayo mpamvu rero umuntu uwo ari we wese adashobora kuvuga ngo yakuzaye mu gakiza. Agakiza tigatangwa n'umuntu, agakiza gatangwa n'Imana. Niyo mpamvu gusa umuntu wakureze mu mwuka wovuga kuko ari umurezi wawe wakureze mu mwuka, ariko kandi umwuka dufite n'agakiza dufite tugakomora ku Mana. Niyo mpamvu no kwizera dufite kuva ku Mana. Rero umuntu gusa yakuzaza ubutumwa akakwigisha ugakizwa, ugahabwa agakiza yakwigishije, ariko Imana akaba ari iguha agakiza. Niyo mpamvu rero abantu bagomba kuza batandukanya ibyo bintu. Urakoze mutumirwa wacu mu biganiro byiza watweretse kandi mu byo watubwiye bizima. Ababashe gukurikirana kino kiganiro hari byinshi bari buze gukuramo bibagirira umumaro. Rero gira icyo utangariza abantu bakurikirana bino biganiro, ugira icyo wabatangariza bikurikiranye n'ibyo wagiye utubwira. Cyangwa se mu yandi magambo dushobora kuba mu bibazo twakubajije hari icyo tutakubajije kiri ku mutima wumva ushobora gusangiza abadukurikira. Icyo nakwifuza kubwira abantu badukurikiye, abazaza gutegera ino video yacu turimo gukora, nuko abantu bagomba gukora neza umurimo bahamagariwe gukora. Reka mvuge kuri iki kintu umusorejeho, abantu turi mu murimo w'Imana tuwukore neza, dukorere Imana neza, tutawuvangamo n'ibindi bintu. Nuko ngo ibintu byacu biri materiye byo mu mubiri twe kwivanga n'ibintu n'umurimo twahagamagariwe gukora. Hari abantu bagenda ugasanga bitwa ngo abakozi b'Imana, ariko ugasanga ko barescroka abantu, ugasanga ko baragenda bakora ibikorwa bigayitse, kandi bitwa ngo bahagaze mu murimo w'Imana. Navuga ngo abantu rwose bakora umurimo w'Imana babwiriza ubutumwa, ni mugende mubwiriza ubutumwa abantu bahamagariwe kubwirizwa. Yeme nabigisha ijambo ry'Imana, bagende bigisha ijambo ry'Imana riha abantu gukira. Nuko riha abantu bareke kwivuga amazina, abantu bareke kwibwiriza ubwabo. Hari abantu aje kubwiriza ugasanga karivuga ubwiwe akavuga uwo ari we, ayo kubwira abantu Kristo, ugasanga umuntu karatinda mu kwivuga, ibitangaza Imana yamukoresheje, akavuga ibitangaza byiwe, akavuga amamodoka afite, akavuga ubutunzi afite, akavuga ngo nakoze ibitangaza, akagenda yigaragaza.
ukuntu iwa akomeye oro Imana sikishaka kuko wicisha bugufi ugatransmeta message ukabwiriza ubutumwa bwiza abantu bakabasha kubwumva bukabafasha bugafasha abantu kwisi kwa ngo abantu bakizwa ariko tureke kwivuga tureke kugenda twamamaza amazina yacu ahubwo twamamaze izina rya Kristo twamamaze izina ry'Imana nuba ngo abantu bareke gukomeza kwivuga kabisa. Rero Nzirimo reka dugushimire kuba witabye ubutumire bwacu tuganiriye neza kandi bazavuga ngo imvura ntizivira mu kirere ubusa byanze bikunze igeze mu butaka imeze imyaka ibyari bidafite ubuzima bikagira ubuzima. Ibi biganiro biba bigamije kwigisha no kugenda dusana bimwe na bimwe byangiritse. Rero nkaba ngushimiye ndetse nshimira na mugenzi wanje twari kumwe gusa Nzirimo ni nk'inzu y'ibitabo afite byinshi twakagombye kumubaza. Nje nkaba nifuza byenda mugenzi wanje urumva ko bitaba byiza twongeye guhamagara Nzirimo tukaganira rwose cyane birakwiriye kubera ko Nzirimo hari ikintu cyane byenda nanze ukivuga ko twagitindaho ni kiri muri bimwe nkunda cyane kubijanye n'umurimo. Bizwi neza ko Nzirimo uri mu bantu bagera mu office akomeye hano muri Kenya. Ntabwo twabikubaza ubu nyine tube twabivamo. Ikindi kandi uretse n'ibyiyobokamana habe na politike mpuzamahanga imperialisme ndetse n'abapanafricanisme ni ibintu byinshi uzi kandi ukurikirana umunsi ku wundi. Sinzi rero nimba wazatwemerera undi munsi nitwifuza kuganira nawe waduha umwanya. Yego nta kibazo kabisa. Sawa urakoze cyane rero bakunzi ba Mind TV na Jonathan TV show. Ibiganiro byacu nakagaruka amahoro y'Imana bane nama.